Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku mafoto akoreshwa mu mbuga nkoranyambaga no kuyohererezanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amafoto akoreshwa mu mbuga nkoranyambaga muri bino bihe tugezemo ariyo aya mafoto yitwa aya kamera. Aya mafoto nge nta bumenyi nyafiteho bwo kuvuga ko ari halali cyangwa se ari haramu, nubwo yiganje kuba haramu kurusha kuba yakiganza kuba halali. Naho kuba yaba ntacyo atwaye cyangwa se kwemeza ntashidikanya ko ari haramu, ibyo nta bumenyi mbifitiye. Ariko umuyisilamu mwiza uko abishoboye kose abashije kuyirinda, by'umwihariko yaba akoze igikorwa cyiza. Naha ngaha iyo tuvuze aya mafoto tuba turimo kuvuga amafoto y'abantu n'ibinyabuzima. Aya ngaya niyo ya haram, naho cyangwa se niyo ateye urujijo. Naho andi mafoto asanzwe nk'ibiti, imisozi, ibishusho, amazu n'ibindi bitandukanye, iyo ngayo ntacyo atwaye uko yaba ameze kose naho yaba ari hose. Hanyuma koherezanya aya mafoto kuri izi mbuga nkoranyambaga, aha ngaha harimo ibice. Niba ari amafoto ya halali adafite icyo atwaye, nk'amafoto umuntu arimo gufotora yerekana urugero nk'ibirori bisanzwe cyangwa se nk'abantu batandukanye, ariko hatarimo kunoza umubano wa haramu cyangwa se kubyutsa ibyiyumviro by'umubiri, byaba biri bishingiye ku mibonano mpuzabitsina cyangwa se kubishingiye ku rukundo ruganisha aho ngaho. Iyo atari ibyo ngibyo, aha ngaha nk'uko nabivuze ko ifoto kuri uru rwego ntacyo mbiziho, icyo gihe no kuyohereza ayo ngayo nabyo ntacyo naba mbiziho. Hanyuma aramutse ari amafoto yongera urukundo cyangwa se ibyitwa urukundo rw'iki gihe, cyangwa se ari amafoto y'urukozasoni n'andi mafoto azira, ayo ngayo byaba ari haramu. Kabone nubwo waba wibeshya ko urugero ari ifoto y'umugore wambaye neza wikwije, yewe wambaye na niqabu, uyohereza undi mugabo, uyohereza umugabo, ibyo ngibyo byaba ari haramu. Nkuko n'umugore nawe yohereje ifoto umugabo mu rwego rwo kunoza uwo mubano cyangwa se kuzamura ibyiyumviro n'ibindi nk'ibyo ngibyo, byaba ari haramu kabone nubwo yaba iyo foto idafite ikitwaye ku bandi. Hanyuma ahangaha ntabwo umuntu avuga ngo nge nayapostinze ntacyo ngambiriye cyangwa se nayohereje nta kindi ngambiriye, kuko ushobora kutakigambira ariko uyabonye akakigambira. Bityo ibyiza kuri aya ngaya twavuze ateye urujijo nuko umuntu yajya kure cyane uko ashoboye kose. Hanyuma yaba adateye urujijo umuntu akisanzura, kubera ko ubusanzwe mu Islam no kwisanzura keretse iyo haje dalili ibuza abantu kwisanzura mu kintu runaka. Wallahu a'lam.